Muri iyi minsi hari ibintu byeze cyane aho abakinnyi ba filime cyangwa abaririmbyi bakora ibintu bituma bavugwaho cyane kugira ngo babone uko bamamaza filime cyangwa indirimbo zabo. Mu ruganda rwa sinema ho bireze cyane aho byavuzwe ko Titi Brown na Nyambo bagaragaje ko batagikundana aho buri umwe yasibye amafoto y'undi ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Instagram nyuma bagaragara muri filime bahuriyemo bikavugwa ko byari ukwamamaza filime yabo. Ubu hari kuvuga umukinnyi wa filime Mukobwajana Sifiwe uzwi nka Miki aho ku wa 8/7 mu mwaka wa 2025 Killaman yatangarije Free TV Rwanda ko yirukanye Miki kubera yakundaga gusiba cyangwa kuza yakererewe cyane atigeze abimumenyesha bikagaragaza agasuzuguro. Ahitamo kumusezerera kugira ngo abandi batagira ngo hari umubano wihariye bafitanye na Miki. Miki nyuma yo kwegukana igihembo muri Inganji Award yatangaje ko ibyamuvuzweho byari ibinyoma ko ahubwo muri timu yabo hajemo ikibazo baramwanga, ikindi kandi ngo hari abantu bifashisha abanyamakuru bakamwangisha abafana. Nyuma haje kugaragara amashusho ya Regis ahoberana na Miki bivugwa ko basubiranye. Nyuma y'uko ibi byose bivuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga bahise basohora filime yitwa My Love, bikaba biri kuvugwa ko kwari ukwamamaza iyi filime. Ntiwibagirwe gukora subscribe dore ko nta kindi bisaba usibye kuhakanda gusa nta mafaranga agenda ahubwo ni ukugira ngo dutere imbaraga. Mu Gushyingo mu mwaka wa 2024 nibwo ku mbuga nkoranyambaga henshi havuzwe inkuru y'itandukana rya Miki na Regis aho Regis yifashishije urubuga rwe rwa Instagram atangaza ko icyo yapfuye na Miki ari uko yamufashe aryamanye na Aga Promota, nyamara Miki ubwo yaganiriye n'Igihe yarabihakanye aza kuvuga ko ari umuntu mukuru kandi ko yemerewe gukora icyo ashaka cyane ko nta n'umuntu basezeranye. Ubwo yaganiraga na MI Empire, Miki yatangaje ko amapine ye yashaje barayahindura ikinyabiziga kigakomeza kikagenda. Ikindi kandi ngo abasore iyo bamenye ko umukobwa yabyaye atarasezerana abadahabwa agaciro hakaba hari n'abamusuzugura. Biza kuvugwa ko yacaga amarenga ko Regis yari amapine ashaje akeneye guhindurwa kandi ko yaba yaramusuzuguraga kubera Miki yabyaye atarasezerana byemewe n'amategeko. Ntibyatinze Miki yahise asohora filime ye yitwa My Daughter ikaba yarakunzwe n'abatari bake. Saho gusa na Soleil na Kanimba bigeze gusohora Save the Date, nyuma hasohoka amafoto Soleil yambaye agatimba gusa biza kurangira nabo byari ukwamamaza filime aho Soleil abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yasabye imbabazi abafana ababwira ko nta bukwe bwabaye ahubwo yari filime. Nanone muri iyi minsi hari kuvugwa ko Daddy Killaman yaba yarakennye gusa ntabwo abantu bihutira kubyemeza cyangwa kubihakana kuko nta wamenya niba ari byo cyangwa atari byo. Killaman mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 nibwo yahuye na Miki bahujwe na Bunduki wari uziranye na Shema. Shema yakoranye na Miki mu kabari mbere y'uko aza muri sinema. Ubundi Miki mbere y'uko aza muri sinema yanyuze mu buzima bukomeye aho yavukiye mu muryango w'abana batatu, mukuru we ndetse nawe na musaza we. Uyu mubyeyi Miki kera yari afite papa w'umusirikare na mama we icyo gihe nta kazi yari afite. Babaga mu bukode gusa papa we aza gufata credit ya banke agura ahantu hari ikiraro bubakamo n'inzu aba ariho bimukira. Papa wabo aza kwitaba Imana bitunguranye yishwe n'indwara y'umwijima ubwo Miki yari afite imyaka 7. Ubuzima butangira kuba bubi, mama we aza gushaka akazi abona ko ubusekirite bigasaba ko akora amanywa n'ijoro kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura credit, ariko amafaranga yabaga ari make kwishyura bikajya bigorana. Kubera kubura amafaranga, Miki yatangaje ko atajyaga abona bilete kugira ngo amenye ko yimutse. Yajyaga kureba amatangazo bamanitse y'abantu bari bwige mu ishuri runaka, yasanga ari mu mwaka ukurikiyeho akamenya ko yimutse. Amadeni bikopeshaga ku ibotike yari menshi cyane. Muri ubwo buzima mama we yahoraga asenga asabira umuryango we mu butayu, aza kwigira inama yo kuva mu kazi k'ubusekirite, acuruza ubushera n'ikigage akanatekera abafundi. Amafaranga atangira kuboneka, acuruza n'inzoga za rufuro ndetse akajya no mu itsinda, abasha kubona amafaranga yo kwishyura credit arayirangiza. Uko yabonaga amafaranga mu itsinda ni nako yavugururaga inzu iza kuba nziza. Bimaze kugenda neza, mama Miki yashatse undi mugabo babyarana abana b'abahungu 2 babana neza nk'umuryango umwe, gusa baje kugira ibyago musaza we bavukana kuri papa we aza kwitaba Imana mu Gushyingo mu mwaka wa 2018 yishwe n'impanuka y'igare. Ku wa 25 Gashyantare mu mwaka wa 2024 mu kiganiro yakoreye ku rubuga rwe rwa YouTube
Miki yatangaje ko nyina yafunzwe nyuma y'urupfu rwa musaza we mu buryo atashatse gutangaza icyo gihe. Byabaye ngombwa ko mama we ajyana na bucura yabyaranye n'umugabo wa kabiri kubera yari akiri umwana. Miki na mukuru we na musaza wabo muto wabyawe n'umugabo wa kabiri basigarana n'umugabo wa mama we. Amagambo yabaye menshi cyane, bakajya babavuga ngo bazakora nabi kubera mama wabo ntawe uhari, aho batuye bakaba bavuga, ku ishuri bakabavuga, banataha mu rugo umugabo wa mama wabo akababwira nabi. Nyuma Miki aza kuva mu ishuri kubera agahinda. Mukuru we yaje gusama, abantu bakajya bashinja umugabo wa mama wabo ko ari we waba waramuteye inda. Uwo mugabo arabacika, aza kugenda adasezeye, ajyana na basaza babo babiri. Basigaye mu buzima butoroshye na gato, aho mukuru we yari ari ku kiriri ndetse nawe nta kazi yari afite, aza kujya gushaka akazi mu kabari, ahura na Shema, baza gutandukana. Ariko nyuma y'umwaka umwe Shema aza guhura na Miki mu mujyi, maze amubwira ko uko agaragara yakina filime akabona amafaranga. Aza kumuhuza na Bunduki, Bunduki aza kumuhuza na Killaman, atangira gukina muri Big Mind Empire atyo. Mu gihe gito Miki amaze muri sinema, amaze gukora ibikorwa bitandukanye, haba izo yakinnye kwa Killaman, My Daughter, Munyana ndetse na My Love nshya. Uruganda rwa sinema nyarwanda ruri gutera imbere cyane binyuze mu mikino itanga inyigisho ikinwa ndetse no kwamamaza mu buryo butandukanye. Mbere yo kwemeza ko ibivugwa ari ukuri cyangwa ikinyoma, ni ukubyitondamo. Wakoze kubana natwe, sharinga niba wabikunze.